ndabaza impamvu y'ibimbaho, impamvu ibyo nkora bitemera, ninde wamfasha akanyereka inzira y'amahirwe, impamvu abandi bahungu bavugisha abakobwa waramutse sheri ariko wowe ngo hene yanjye yabuze nanjye banyije segonderi ubu ndizo ko ntabwo nazigera mpora hase mani ngufashe iki amadiplome ufite urunze mu nzu amashuri ufite akumara iki ariko se ikibazo kiri hehe nitwe dufata ibyemezo ufite ikihe kibazo hari icyo mbuze urabona uzicwa n'inzara bamuranye iki ni karibu bite se karibu ndisawa umeze gute se mwana we niki se habaye iki nosigaye muri inzu imeze gutya none se ni njyewe mva miruka utuye nyandi kimisagara muri twa tuntu umuntu yinjiragamo yunamye agira gute hahandi hepfo nyine Nyamirambo uraranye na gaze na gaze n'ibiki byose ukubita amasafuriya none wigeze abantu gute uburyo watunguwe wagira ngo ugeze kwa minisitiri cyangwa kwande urambwira ahantu bino nabikuye ngwino banze unicare kwanza ni nziza twicara mbwira amakuru y'ukuntu wageze muri iyi nzu amakuru siniyakoze bari amakuru ariko wowe wicare utuze nyine se barumbwire kumiruka warambwiye ngo ntabwo ushobora kubana n'abakobwa mu nzu ngo bagire ibintu by'amagambo ubana nande muri iyi nzu imeze gutya neza narakubeshe reka nongeye mbisubire mu njye nta mukobwa nabana nawe hano mu nzu none se usigaye ufite umugabo mubana hano ako umva kandi nose umugabo mubonye none se niba nta mugabo mubana akaba nta mukobwa mubana hano ushitse kumbwira ngo hano hantu uhaba gute amafaranga yishyura hano yakura hehe nose aho se uransetsa aho se reka urazi kuba mu nzu bisaba kujya gusaba uruhushya rwa minisitiri cyangwa kujya kwa noteri kwandikisha cyangwa se gafite ki ONG ukoramo kiguhereza amafaranga menshi kuko iyi nzu kuyipeve ya wenyine biga intebe dore meza mana yanjye n'umwe uretse niyo ngiyo ubwo na kampani ya clean mfite none amafaranga yakura hehe wangiriye inama ukambera inshuti ukambwira ahantu ukura amafaranga mbasi nanjye nkabona nkakira nose ntugushabuka shaka nkora ikigo ko mana shane kubizi ko ntako ntagize cyeka n'ukeneye ko nica intare pe kuko ndadepoza nta hantu ntirirwa nzenguruka nshaka ngo waradepoje akose urinjije umfite yo weje ariko urinjije inshuti yanjye nese wirirwaho kuvuga ngo kujya kudepoza udepoza tureke da nibyo ngibyo byo kudepoza ubundi nuwo nguwo wajya n'irinuza impapuro zawe ngo ajye kuguriza akazi we niziye nyungu yabonamo cyangwa niki cyamutera kubigukorera nyine urumva umuntu nzishyira inyunga bikuramo nuko nkora akazi ke ku kwezi akampemba nabo nyine nkamuhereza raporo bikarangira nyine iyo si yo nyungu baba bakeneye ngo raporo ngiye cyangwa ubwiye n'ugusharuka urumva ukamenya ubwenge ubwo waretse kumbeshya ukangira inama koko zubaka ukambwira nanjye nkabona ahantu ndakudeporeza ubwo nyine ubwo uransuzuguye nyine yose ko mbikora urabona undushiki hari icyo ndusha ndumva ibyawe bidashoboka reka nze njye nkwegere nkubwire icyo urashaka nkwegere nkubwire ikintu nshaka nyine njya mbona ufite amasakoshi meza uhumura neza wambaye imyenda myiza nyine nari mvuze ngo reka nze ngutire isakoshi mfite gahunda mu minsi imbere kandi hari agasakoshi nari nkeneye isakoshi naribi ntugire ikibazo ndayiguhereza ariko iby'akazi gahenze ntago navuga ko ndi umukire sibyo ariko mba mu nzu nziza kandi nshaka urumva nambara imyenda kandi nkunze myiza urumva ihenze icyo nshaka kurya ndakirya ndetse nshaka gusohoka byose ndabikora njye aho nshaka ndabyumva ndanabibona
ariko nyine wari ukwiriye rwose kumbwira aho kuri ayo mafaranga nanjye nkayabona ni ukuri ko wamfashije ukambwira kandi uri inshuti mbi uri inshuti yanjye zawe dukora kurabizi amafaranga nta kundi kuntu uwo mafaranga ugomba kuyakorera sibyo kuko hano hanze sibyo hari abagabo bafite amafaranga murabyumva hari abagabo bafite amafaranga bafite abana bakuru bakoreye amafaranga aho utari wamenya no kwambara ikariso urumva barihiye universite barashoje bafite abagore biza urabyumva nta kindi kintu babuze nta na kimwe nikubwira ikintu babuze nta kindi icyo babuze gusa babuze abagore beza sibyo babandi babandikira 8 urumva barangiza bakawusiba none se shato mvuri kunzimiza mbaronza neza ko shinge nigendera ibintu kumbwira ntabwo nabisobanukiwe mbivuga ngo ikigo reka ngende njye kwikusanisha Sophia, ariko Maritin ugira ubwenge buzima. Kusura icyo. Uzi uko nkanze? Isi kibazo kiri. Akundi uko baroga nabi. Ubu waje kwiga kwishyira mwahangaha wipfurika ushaka iki? Ikibazo kiri ko nari ngutegereje. Urantegereza se uzi ko buri munsi ngenca muri iyi nzira. Ariko si wowe urabizi ko ubushize nta gisubizo wampaye. Urambwiye ko ugiye kubitekerezaho. Wasanze bimeze bite ntegera igisubizo. Kiki? Sumisi kwe nakubwiye ko ngukunda kandi ukambwira ko uzansubiza. Akumati, igisubizo ushaka ni iki? Bura hari ikintu ntakubwiye koko. Mbese nyine igisubizo higanda Umva kubwira Maritin. Mbigusubiremo bwa nyuma. Nge nawe ntago kwakundana nka sheri shushu, ntabwo nzabisubiramo. Point entre ubyumve ntago twakundana. Sophia umva. Ariko sirika muri Sophia. Kubisi ko twasanga dukundana nyine nk'abintu bisanzwe dusangira kabisi nagahiye. Sophia wakwihanganye bikutwaye iki? Nyine twari inshuti nge nawe. Kandi nabikubwiye kenshi Maritin wingwanda gusabye. Ntago waba sheri wanje. Uri kumva? Ikindi kandi ntakubwiye. Nge mfite umungu dukundana. Akubundi Maritin. Ujya wireba wowe. Umva ntago nakundana nawe. Kireka ahubwo nimushaka kungira inama y'uburyo nakanga umungu dukundana nkakunda wowe. Nyine mureke uze nyine dukunda. Maritin. Ndeba hano. Umungu dukundana. He is more handsome than you. Ugira ngo sinzizwe se. Iranze ndatsinzwe. Uratangiye rero. Umva amarama ko ngako undi bazanye izindi twinywerewa. Unuza ko urupfu rurya abantu tukanabisiga. N'urupfu rurabarya nyine ariko tu no kuzigama biba ari ngombwa. No kuzigama biba ari ngombwa. Nge numva abagabo n'abagore baba batubwiriza nyine batubwira ngo ukuntu bakize ngo bahereye ku busa. Bajya batubwira ngo ibyo bafite ngo imitungo myinshi bagezeho n'amamodoka n'ibiki ngo bahereye ngo ku note ya 500. Ugasanga nyine ngo niyo bahawe ngo na ba nyirarume na ba se wabo umunsi ngo babatizwa cyangwa ngo bakomezwa ntabamenya rero nyine urumva ko bayahawe nyine kandi ayo 500 uvuga ari byo wasanga ari na miliyoni 5 n'iki gusa ngiye ikintu kintangaza nukuntu usanga abantu b'abasore barifashe ngo ari kuzigama no kugura icupa ry'igihumbi byaramunani ngo ari kuzigamara kandi byarangira ugasanga yahonza abakobwa kandi umukobwa ntazakwitura surumva ibi byatari ubugoryi koro ndabizi wenda abakobwa bajya bagira gutya bagakura abahungu ariko se nka wagukura koko yabaturutse reze koro wowe ntukunda byacitse ntujye uyagara ntusohoka ntujya mu kabyiniro sindi umusore ngewe none se bagukura mwahuriye share kizo ngize ahubwo ngiye kanguye nagihamye uzi ko ejo bundi cya gikobwa shaniye
yarankuye ngonde yankuye 15,000 byamvuyemo toka shitani shani ya nyine shani yanze se cyangwa nuwe shani nyine wa mukobwa w'umurara ntago muzi cya kintu gifite amatayi cy'inzobe je baba datawe turacyankuyemo 15,000 sinigeze umva twarahuye mu kayira anyizirikaho ndavuga nta yindi solution turagenda turanywa da wanyere kuri kumwe na shani ya rwose nkareba iyo foto ya Claude na ndetse mwamuganira iki arangukanywa se aravuga gasubiza umva se ngiye yarantunguye uzi ko buriya naje gusanga gifite ibitekerezo bizima ibitekerezo bya shani kera ntunguye da kuri da ibitekerezo umva se ngewe yarambwiye ngo maze kuba umusore nyine ngo ngeze mu bigero byo gushaka ngo nkwiye gushaka umukobwa nyine ngo tukabana nyine ngo ndi gusaza nyine ngo ngashaka umugore urumva ndavuga se ibintu ari kumbwira ni ibintu biri kumuvugiramo urumva ibyo byarancanze rwose nyine ngo ushaka umugore bwoko ki se Claude nyine umugore witonda nka shani ya nyine cyakoze yambwije ukuri yarambwiye ngo we ngo ntibyavamo ngo yikundira akabare kandi urabizi ngiye akabare singakozwe urumva aranambwira ati nibiba ngombwa ngo azamana pasi ngoze ko ako kurutekereza nawe umugore washakiwe na shani yakoko cyakoze reka nkubwire sibyo kamubwire Claude uri inshuti yanjye sha nubundi bajya bavuga ngo ijisho ry'undi ntiri gushimira umugeni ariko byananiranye ikayobera nawe kugira ngo ushake umugore washimiwe na shani shakoro wakwemera ugashaka ona gushaki washaka ona gushimiye koro washaka ona gushimiye kabisa uretse gato shani yarakatsindwa n'Imana arakatu ese ni ibiki ugiye reba uyu mukobwa koro uyu mwana urabona atari sawa uyu mwana si mwiza none se umwana muraziranye uyu mubebe twariganye uyu nguyu afite lisansi A0 muri computer science uyu nguyu bya ahitarebaho kandi ikindi aritonda ntabwo arararuka ngamere nk'abirabirara nyine bya shani yabigenda byiyahura mu bagabo umunsi ku munsi bijyaho bibonye wose wamaye pasi kwenda yigo kugera nasobanutse ubwenge uyu nguyu urumva umuntu ufite lisansi abakaze mani kuba afite lisansi ari mwiza gutya ariko rero deri tujye tuvuga ibintu dusubira ibindi se uyu mwana urumva yaraminuje yagize ati za lisansi uyu mwana urabona azemera umukanishi ko ariko Claude va muri ibyo ngibyo kuki ushaka kwiyima kandi ukwimahari umwana arareza oya gwereka nkwereka reka ngukubite nimero sibyo nurangiza nyine mu telefone muvugane utera umutereto nyine shora umuterete mwana umwana umva wowe jya mu nganzo umuterete uyu mwana ndabizi akeneye kubaka mani nyine ubwo umaye ikizamini uranzi nyine imitereto si ibintu byanjye rwose arigiye yakwemera mani we terete umwana uyu mwana aritonda ni mwiza ni umuhanga kandi ashaka no kubaka urumva hari igihe byaca mu mani twinywere byeri ubundi nzagerageza nyine ndebe uretse gato arya mugiye kwihagarika munyura hano cyangwa naho mu nguni urahita uhabona ngino nyine twinywere wana ndabaza impamvu y'ibimbaho impamvu ibyo nkora bitemera ninde wamfasha akanyereka inzira y'amahirwe impamvu Maritin birane ibiki usisukoza umuntu mukuru nkawe afata ibiryo akabijombaguramo ikanya se niba udashaka kubirya agiye sinaza kubirya hakuba bamaze kubyica wabyangije harimo urusenda rwinshi rwose watetse urusenda rwinshi nakozemo numva harimo urusenda rwinshi urusenda se hari urwo nigeze nteka
nagiye no kurushakaho nkoze nkasanga urusenda rwaraboze ndabyihorera ntabwo nigeze nteka urusenda harya ngo urusenda mama ya ntabwo ari urusenda ni umunyu watetse umunyu mwinshi mwakwica inkware oya ntabwo nari mvuze urusenda rwose ariko wa mwana ubwo ntabwo ufite ikibazo ngenda umuntu mukuru iyo nkurebye mbona ufite ikibazo kandi ufite ikintu nkinzi ntacyo hari icyo nkinzi mama ntabwo nakubeshya kangubwiza ukuri sibyo wa mukobwa Sophia yanteye indobo Sophia uriya w'injonogo ku maso yamane mwiza kandi namukundaga mwana wa ntibikubabaze kuba yakwanze uriya ntacyo avuze n'ubundi sinamukundaga uriya waza agatokoza umuryango abana mu byaye bakajya bavuka bafite utuguru tumeze gutya n'ubundi sinamukundaga mama yerega impamvu ndebe nawe impamvu namukundaga kandi numvaga ko ari uzambera umugore niyo mpamvu ariko icyo nzi cyo azicuza arihemukiye kuza muri uyu muryango akaba abyitesheje mwihorere ese ubundi wazagiye muri rugo rwo kwa harimo umukobwa mwiza rwose kwa mugabo hariyo umukobwa mwiza kandi witonda mama abizi ndakubaha ntabwo nagusuzugura nyine buriya ngiye kubyakira ngiye kubitekereza ubwo ntakundi nyine gusa nyine namukundaga Sophia mwana wa b'umugabo ikindi nta kibyara nk'ingwi iso yari umugabo ufata ibyemezo ako kanya kandi akanga gusuzugurwa none wowe tegera nk'iriya y'injono iragusuzugura ukabyemera fata icyemezo hanyuma ubwo nyine ngiye gufata icyemezo nyine ariko yakuno nyihangana nyine nibyo byatumye mera gutya Sava Sophia baho neza uzigi yewe se wagira ngo wabanye n'abazungu neza umva ndakubereza igihe se harwara ibintu bigoranye erega natwe abanyarwanda twabishobora burya nuko nyine ari ukuntu twishyira imyumvire y'abaturage ngo ni iby'abazungu yes erega ngiye mbona ari imyumvire y'abantu bose kuki twumva ko abazungu ari ibintu byose ngo ni abazungu nkaho twe nta bwenge tugira ibyo kandi nabwo tubishoboye nyine uyu munsi uranyemeje kabisa shangiye rero ku kintu kitwa igihe umva gahunda ndayubaha kimwe nuko umuntu ahora amuhaye gahunda ashaka akayica birambabaza byatari tukora umwana mwiza none se twagiye mu rugo tukaganira mu rugo ese kuri gahunda yari ihari ngiye ntabwo najya mu mageto y'abasore urabizi twarabivuganye ntabwo byakunda none se kameme ntabwo twaganirira mu nzira abantu baba bacaho batwumva hari icyo se bitwaye mu nzira hari ngiye sitwanye gahunda y'ahangaha nyine ntacyo bitwaye nyine orore c'est vrai biragitwaye kubera ko ikintu nshaka kubwira ni ikintu cy'ingenzi cyane kandi ndumva ntabwo nakivugira mu muhanda kameme nubwo wama 30 minutes ntabwo byakunda reka nkubwire ngiye nje n'umuti mfite agaye gatoya ahubwo mbwira icyo wari ufite kumbwira ubungubu nyine amasange yo gutataranagira ariko orore umbabarire wanyumva basi wenda umena na 10 minutes basi nuko twajya ahantu haba muri restaurant haba mu kabari 10 minutes yonyine nkakubwira cyangwa se tuzashaka undi munsi ariko binyemerere tuzaganira amasange yo gutaha arimo kugera urabizi kuva iwacu ukuntu bingora Claude urabizi sibyo
rero icyo gihe uri kunsaba ntabwo nzi ko nzakibona pe uwo mwanya nawe nkwijeje sinzi ukuntu bizagenda nyine ubwo saa ntacyo buranza nzakuvugisha wakoze nyine sawa bayi bye ngiye kurya biswi musibyo hasigara amasheshatu then tuzigabane ariko waba umenze maze urumva wowe waba uriye enye ngiye nkarya eshatu zihenyeze rega ni igiharwe tugomba kugabanya nyine niyo mpamvu ngiye kurya iyi ngiyi musibyo ushobora kujya ibintu si wowe uzangira nini ntabwo uzi ko wari umenya umuntu ufite biswi zuzuye agashashi urimo si wowe iyo uryize se wari kubiki no gufata biswi zawe izo ni eshatu usigayemo neza yakire njye ntabwo nkunda biswi nako ntabwo nkunda kurya fata neza ntabwo nkunda ibintu by'amabiswi rwose ndabona ngo iki se nsanga asama maze segundo wawigira ibiti kuraho se nyine sheri asama tuwe kwa asama waziriye asama yo cyangwa undi se wigira akamati ntabwo uzi ko ni ibisebe mu biba mu kanwa rangane zirantema soso wanga kurya none uri kamubaza undi umukobwa bwoko ki ubu nushaka umugabo udakunda ibiryo uzajya umugaburira ku ngufu wimupfunde mu kanwa ibaze kamubwire ugomba gutangira kubyimenyereza kuko nta wundi mugabo udashaka atari Derek Sophia babwize ukuri umuntu utegereje umugabo muri Derek urambabaje nakuransekeje kubera iki se sheri ushaka ko bitakunda none sinamera gukandagiye aha mama we ntamenye wenda wasanga byaranagize kandi uri igisazi nyine reka none se wahora ukoze ni nayo ngiye kumva ndetse urumva iki kandi uzi ko watuma nanjye nkora kuri ayo mapapa ari mu gatuza ntabirenze ntabirenze wakora ikibazo nuko yaba atarenda mama we ndabaza impamvu y'ibimbaho impamvu ibyo nkora bitemera ninde wamfasha ninde akanyereka inzira y'amahirwe impamvu impamvu